nshimira Imana amahirwe iduha uko bwije n'uko bukeye n'uburyo ijambo ryayo rikomeza kugenda rihindura imibereho yacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nongeye gushimishwa no kwifatanya nawe muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, ariko mbere ya byose njyewe nitwa Musoni Flavien. Reka tubanze dusenge. Uhoraho Mana nziza, Mana idukunda, Mana itugenera ubuzima bwacu kandi turebera, Mana ikurikirana ubuzima bwacu uko bwije n'uko bukeye, ukatubera umubyeyi aho ababyeyi badutaye, ukatubera inshuti mu gihe inshuti z'isi zadutaye, ukatubera umujyanama, ukatwegera ukemera kwifatanya natwe ndetse ukababarana natwe mu mibabaro yacu ya buri munsi, ukadushakira igisubizo cyiza kirambye, ukadutegurira ubuzima bw'ahazaza. Twongeye kugushimira urukundo wadukunze udukunze uyu munsi kandi uzakomeza kudukunda. Ijambo ryawe ryagiye ritumenyesha imico yawe, ritwereka urukundo rwawe, kandi nanone niryo rigenda ritwereka imigambi myiza udufiteho. Reka rero uyu mwanya ubwo tugiye kuribumbura, amaso yacu y'umwuka abumbukire kureba mu bwami bwawe, kugira ngo tubashe kwakira inama z'ubwenge, ndetse izo nama zihindura imibereho yacu, kugira ngo dutere intambwe tugusanga kandi ubuzima bwacu buhinduke igisubizo muri benshi batugose. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, tugiye kwigana icyigisho gikomeye gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umujyi ukeneye umunyu. Umujyi ukeneye umunyu. Ubundi mu by'ukuri uramutse ukurikije amategeko agenga umujyi, nta mujyi usaba umunyu wabaho. Ndagira ngo ubwire ngo buriya wenda uramutse ushobora kwicara ukavuga uti mu cyaro wenda icyaro runaka cyasaba umunyu, ariko kuvuga yuko umujyi ukeneye umunyu byo byaba ari ibindi bibazo. Bibiliya ifite ibitekerezo bitandukanye itubwira. Muribuka umujyi witwaga Yeriko. Yeriko yari yubatse hafi ya Yorodani. Kera hahoze hafite ubwiza nk'ubwa Edeni, kandi Yeriko nk'uko ndimo kubibabwira niho hahoze ikibaya cya Sodomu na Gomora kera, nk'uko tubisoma mu Itangiriro 13 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Ubwo Yosuwa yarwanaga akahatsinda, igihe murabyibuka Abisirayeli barambutse bajya kurwana kuri Yeriko, Yosuwa kuhatsinda muribuka yuko yabibwiwe n'Imana, yabwiwe ibanga na Yesu. Yosuwa aragenda aratera aratsinda. Igihe yari amaze gutsinda yarahavumye, avuga yuko ntawe uzongera kuhatura. Murabisoma neza muri Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 26. Ariko nagira ngo nkubwire inshuti zanjye, igihe cyarageze mu gihe cya Ahabu na Yezebeli bashatse gusubizaho uyu mujyi, ariko biranga. Muzabisoma neza yuko mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 16 umurongo wa 32 Bibiliya ivuga ngo iki: ku ngoma ya Ahabu Hiyeli w'i Beteli yubaka i Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwa Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yavuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Mu magambo make, Yosuwa igihe yamaraga kuhatsinda, akurikije ukuntu habagoye, yaricaye arangije aravuga ngo Mana, umuntu uzashaka kubaka Yeriko ngo yongere ikomere, kuko Yeriko cyari icyicaro gikuru cy'abantu barwanya Imana. Noneho Yosuwa arangije aravuga ngo umuntu uzagerageza gushaka kuhubaka azapfushe umwana we w'imfura, nagerageza gushyiraho ibikingi ubwo ari muri finisage, uyu nguyu azapfushe nanone umwana we w'umuhererezi. Ibi bintu byarabaye kandi hari hashize imyaka. Uyu mujyi rero wa Yeriko wagiye ukurikirwa n'uyu muvumo wa Yosuwa. Ariko noneho igihe cyarageze, Bibiliya itubwira ibintu bitandukanye. Nubwo uyu munsi wa none abantu benshi bakunda umujyi, tugiye gusoma uburyo umujyi wa Yeriko umuvumo wakomeje kuwukurikira, ariko nagira ngo mbabwire ngo hari ikintu Imana yakoze kugira ngo yerekane yuko yifuza kubadohorera. Buriya imijyi itandukanye abantu benshi bashobora kuba babi, bakaba abanyabyaha n'iki, ariko Imana igira uburyo ibadohorera, ikumva imibabaro yabo, ikumva ibibazo byabo, yarangiza ikabitaho ikabashakira igisubizo. Uyu munsi wa none ngira ngo mbabwire yuko umujyi ukundwa n'abantu benshi. Umujyi hari impamvu zituma abantu benshi bakunda umujyi. Impamvu ya mbere, kubaho mu buryo bwiza.
bureba no mu mujyi babaho neza, ukubitanye n'abanyamujyi ukareba ukuntu baba bakeye, bose babyibushye bambaye imyenda wagira ngo bayibonera ubuntu. Umuntu yakigera i Kigali bwa mbere abona imodoka zitambuka akagira ngo bene wabo bose baraziguze. Umuntu yageze i Kigali ukareba abantu barimo kubara amafaranga ugira ngo barayatoragura. Ariko nshuti zanjye, iyo ubaye mu buzima bw'umujyi nibwo ubona ko ibintu bitoroshye. Kubaho mu buryo bwiza nicyo kintu cya mbere gituma abantu biruka baza mu mijyi. Icya kabiri ni iterambere ryihuta. Umuntu aricara akavuga ati ngiye nkurikije imyaka mbaye mu cyaro, ndamutse nje nkaza mu mujyi nanjye nakora bigacamo. Kanaka ko amaze y'imyaka 3 ubu ntamaze gukora ibi n'ibi. Abantu benshi baza mu mujyi bagendeye ku mateka y'abandi. Icya gatatu ni ugusirimuka mu mutwe. Hari igihe umuntu ashobora kuba atunze amafaranga cyangwa se yaranize amashuri menshi cyangwa se ari n'umusore usa neza, ariko ugasanga aracyafite icyo twita ubuturage. Abantu benshi rero baza mu mujyi ngo baje kureba uburyo abantu bazi ko mu mujyi abantu bose baba basirimutse. Ikindi kintu gikomeye ni uko abantu baza mu mujyi kubona amafaranga, baba bumva amafaranga yo mu mujyi abantu bayabona batavunitse nko mu cyaro, kandi bakaba batekereza ko ubuzima bwabo buzaba buri mu rwego rwo hejuru. Nshuti zanjye, ibi bintu nibyo bituma abantu benshi baba bumva umunsi bakandagiye mu mujyi ubuzima bwabo buzagenda neza. Hari umujyi tugiye kwigana muri Bibiliya, ariko uyu munsi wa none nagira ngo uwo mujyi tuze kugereranya n'imijyi itandukanye tugiye tubamo. Waba uri hanze y'igihugu, waba uri mu Burayi, muri Amerika, waba uri muri Afurika, mu bihugu bitandukanye, ndagira ngo nkubwire ngo ubwo turaba twiga iki cyigisho ugerageze ukore reflection, urebe umujyi urimo uko umeze. Nshuti zanjye, Bibiliya itubwira ngo iki? Reka tujye mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya kabiri, umurongo wa 19. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Arangije aravuga ati nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu. Aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanukana bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Aya magambo afite ubusobanuro budasanzwe. Icya mbere, bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza. Abanyamudugudu, abanyamujyi bari baragize ikibazo gikomeye. Uyu mujyi wari umujyi wa Yeriko. Wari umujyi wabayeho ugendera ku muvumo, ariko bitewe n'uburyo uwo mujyi wari uri ahantu heza, firingi zabaga muri uwo mujyi, uburyo wakorerwagamo ibintu by'ubucuruzi abantu bakaca n'ibiki byose, byatumye abantu bihanganira ibibi byari bihari muri uwo mujyi kubw'inyungu bawukuragamo. Abacuruzi bavuye imihanda yose n'abantu bashaka kwinezeza bakundaga kuboneka cyane muri uyu mujyi wa Yeriko. Ibi byatumaga rero abantu bawurimo, bitewe n'ibihombo bagiraga n'inyungu babonaga inyungu harizo nyinshi, bakemera kubamo batitaye ku kibazo cyari gihari. Aba banyamudugudu rero murabizi ubundi abanyamujyi bihagararaho. Burya kugira ngo umuntu utuye mu mujyi runaka, umunyamujyi akubwira ikibazo afite biba byarenze. Ubundi arabanza akakubeshya akakwesikoroka, ariko iyo agiye kukubwiza ukuri biba byamurenze. Begereye Elisa rero. Elisa yari arimo gutembera. Barangije baramwitegereza, bamenya ko ari umuntu w'Imana. Barangije Elisa nawe yarabibonaga, akabona uwo mujyi urimo ibintu byose byangombwa, ariko uwo mujyi ukeneye Imana. Uyu munsi wa none uramutse urebye imijyi turimo, urebye imijyi twabayemo, abantu benshi imijyi murimo, uzabona ibimenyetso by'uko Imana ikenewe. Uzabona uburyo umujyi uri ahantu heza. Aba bantu begereye Elisa baramubwira ati dore uyu mudugudu uburyo uri heza. Mu magambo make, wari umujyi uryoshye uteretse ahantu heza ku buryo urebesheje amaso wabonaga ari mwiza cyane. Reka nkwibutse yuko iyo bigeze ninjoro umuntu arimo kumanuka yerekera mu mujyi wa Kigali, urimo kumanuka Ishyorongi cyangwa se uturuka n'ahandi, ureba amatara meza imbere yawe, uba ubona ayo matara yaka, ukabona mu mujyi n'ahantu heza mu rwego rwo hejuru. Iyo uhageze ureba abantu ukuntu basa neza bakeye, abadamu bambaye neza, abagabo bambaye neza, urubyiruko rurimo kugenda, abantu barimo kubarira amafaranga mu matelefone, abantu barimo kugenda bahana amafaranga, ibintu bidasanzwe, abasore ubona batagira ikibazo, abakobwa wagira ngo ntibigeze bavukira ahantu hari ikibazo namba, abana barimo kugenda ubona isi batayitayeho kuko basa n'ababa mu ijuru. Wakwicara ukavuga uti umujyi uri ahantu heza. Abantu barebesha amaso y'umubiri iyo batuye mu mijyi itandukanye baba babona ari myiza pe.
ariko mujya mwibuka kureba uruhande rw'iby'Imana ngo murebe icyo Imana ikora muri uwo mujyi. Elisa arangije arabyitegereza, barangije baramubwira bati ariko nta kintu tuguhisha, amazi y'aha hantu ni mabi. Nshuti zanjye nagira mbabwire, umuntu aramutse agutuje ahantu akakubwira ko amazi yawo harimo abashobora gutera indwara, cyangwa akakubwira ko nta mazi ahaba, uwo mujyi uba ufite ikibazo. Kimwe mu bintu biranga ubwiza bw'umujyi ni uko ugomba kuba ufite amazi. None rero uyu mujyi wa Yeriko nta mazi wari ufite, amazi yaho yari mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Mu magambo make, bari bafite ikibazo mu butaka cyatumaga imyaka irumba, noneho bagakubitiraho n'ikibazo cy'uko amazi yaho ari mabi. Ese ahantu udashobora kubona icyo kunywa, udashobora kubona icyo kurya, ubundi aho hantu ni bwoko ki? Kandi koko n'uyu munsi wa none abantu benshi baza mu mujyi ibitekerezo byabo bibizeza ko bazabaho neza nk'abari muri paradizo, ariko abenshi usanga kurya no kunywa byarababereye ikibazo gikomeye. Elisa arabyitegereza, arangije aravuga tumva rero nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo. Imperezo nshya yari imperezo cyari akantu ko gushyiramo umunyu. Arangije arabwira ati muzane imperezo nshya muyishyiremo n'umunyu. Nuko bamuzanira umunyu, barangije bawushyira mu mperezo. Kuki atatse imperezo ishaje yarangiza akaka imperezo nshya? Hari impamvu y'uburyo bwa mwuka. Murongo wa 21, Elisa arangije arasohoka ajya ku isoko y'amazi. Ntabwo aho ngo amazi yarahacaga, ariko ikintu gitangaje ntabwo yameneye wa munyu aho yari ahagaze, ahubwo yagiye aho amazi aturuka ku isoko, arangije amishamo wa munyu. Arangije aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu. Isomo rikomeye, hari ibintu bitatu abantu bo muri uyu mujyi bayeretse Elisa kandi bibabaje. Bamweretse uburyo umujyi ugaragara ko ari mwiza pe, ariko ukaba ufite ikibazo cyihishe. Bamweretse yuko amazi yaho ahari ariko ari mabi. Bamweretse yuko imyaka irumba, kandi nyamara burya abantu bo mu mujyi bakunda kurya pe. Igisubizo cya Elisa rero, icyambere bagombaga gutunganya urwabya rushya. Uru rwabya rushya mu buryo bw'ijambo ry'Imana nk'uko tugiye kubibona, rushushanya umutima mushya Imana itanga. Iki cyigisha impamvu cyanditswe muri Bibiliya nuko cyari gifitanye isano n'icyo Kristo yagombaga gukora. Niyo mpamvu Yesu yatangiraga umurimo we muri Matayo igice cya 5, yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Mu gitabo gisobanura Bibiliya bavuze yuko iri somo Yesu yarigaruye muri Matayo igice cya 5, kuko n'ubundi byari byakozwe na Elisa. Yesu yari yabikoze, niwe wamuhaye imbaraga zo gukora iki gitangaza. Urwabya rushya rwashushanyaga umutima mushya. Icya kabiri, bashyiremo umunyu. Kristo ni uburyohe bw'ubuzima ku bari mu mijyi, kuko abantu benshi bo mu mijyi babaho mu buzima bubihiwe. Abantu benshi barabihiwe mu mujyi, abakire, abakene, abize amashuri menshi barangiza bakabona akazi, n'abayize amashuri menshi bakakabura, abagabo, abagore, abasenga Imana baba mu mijyi n'abatayisenga, abantu batazi ibintu biva niyo byerekera. Abantu bose bari mu mijyi badafite Imana baba mu buzima bushaririwe. Nshuti yanjye, ndahamanya nawe yuko ibyo bintu bibona. Abantu bafite agahinda, abantu bikoreye umutwaro w'ubuzima uremereye ku buryo imitima yabo yenda gushwanyuka. Rero Kristo niwe munyu muzima ushobora kwinjira mu mitima y'abantu, barangiza bakanezezwa bakaryoherwa n'ubuzima. Mu gihe cya kera umunyu wakoreshwaga iki? Ari nayo mpamvu dukeneye kubimenya. Ikindi kintu gikomeye, kujya ku isoko aho amazi aturuka bigaragaza gukemura ikibazo uturutse mu mizi, atari ugusanasana. Reka nkwibutse yuko uyu munsi wa none mu mijyi abantu baho bakunda gukemura ibibazo ariko batagiye mu mizi yacyo. Umuntu aricara yagira ikibazo bati mumuha amafaranga, bayamuha akayarya. Umuntu aragira gutya ajya gutandukana n'umugore, barangiza bati mufate umugore mu muganirize n'umugabo mu muganirize. Umugore bakamubwira bati wowe tangira ujye utekera umugabo arye 3 ku munsi, umugabo wawe umwiteho, ugerageze ujye ukaraba wambare neza, nibyiramuka bigenze gutyo umugabo wazagukunda. Umugabo bakamwegera, barangiza baturiya mugore rero ubwo atangiye kubigenza gutya, tangira uceceke ntukajye uvugana nawe ubwo avugira hejuru, ujye utawujunjamye bizagufasha. Nshuti zanjye, ari abana, ari abasore, ari abagabo, yaba mu bibazo by'ubucuruzi, ibibazo by'imibanire n'abandi, ibibazo by'imiryango, mu mujyi bagira ikibazo cyo gukemura ibibazo batagiye ku isoko yabyo. Elisa yagiye ku isoko aho ikibazo cyaturukaga. Yesu yiteguye kujya ku isoko agakemura ibibazo byacu byose.
kujugunya umunyu byari bifite ubusobanuro budasanzwe byerekanaga, kandi itangazo rikomeye ryavuzwe, murabyibuka Elisa yahise atanga itangazo abwira amazi ngo arahumanutse kandi ntago azongera kwicana. Iri tangazo naryo Kristo nawe araritangaza iyo amaze gukiza umuntu, aravuga ngo urahumanutse ntuzongere guhumana. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko mu nkono y'ubuzima umunyu ukwiriye kuvangwa mu byo kurya byose, atari uruhande rumwe. Umunyu iyo inkono wayishyizemo umunyu ukajya uruhande rumwe uba wumva nta munyu uhari, urundi wahagiye. Niba hari ibiryo bibiha n'ibyo ngibyo. Uyu munsi wa none usanga abakristo benshi uruhande rumwe ari umunyu, ariko nagira ngo nkubwire nshuti zanjye, ikibabaje uyu munsi wa none mu buzima bw'abantu, ntabwo bose bashaka kuba umunyu. Yesu yavuze byinshi cyane, turaje tubirebe mu gitabo cyitwa icyigisho cya 18, mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abami, paje 212. Muri iki cyigisho cy'abahanuzi n'abami paje 212 ni icyigisho cya 18. Baranditse basobanura iki cyigisho, baranditse ngo muri uku guhumanurwa kw'amazi hakurwamo ibyigisho byinshi mu buryo bw'umwuka. Urwabya rushya, umunyu n'isoko, byose bifite icyo bishushanya ku rwego rukomeye. Nshuti zanjye, niyo mpamvu iki cyigisho kirakomeye. Abantu bo mu mijyi bakeneye kwicara bakakiga. Mu kujugunya umunyu mu isoko y'amazi yaruraga, Elisa yigishije icyigisho cy'iby'umwuka gisa rwose n'icy'Umukiza yaje kwigisha abigishwa be mu myaka 100 nyuma yaho ubwo yababwiraga ati muri umunyu w'isi. Uburozi bw'icyaha burimo burakorera mu mitima y'abantu bagize umuryango mugari w'abantu. Imirwa minini n'imijyi yasayishije mu cyaha no kwangirika kw'imico mbonera. Mu magambo make, mu mijyi harimo gusayisha no kwangirika mu mico mbonera. Reka nkwibutse yuko amazi ashushanya abantu benshi. Mu magambo make, uyu munsi wa none hariho ikibazo gikomeye cy'uko abantu benshi batuye mu mijyi ni abantu b'abarakare, ni abantu badakina, ni abantu batagira imico mbonera, ni abantu icyaha cyamaze kwangiza, ni abesikoro n'abatubuzi. Abantu benshi mu mijyi ntago babeshejweho no gukora. Abantu benshi cyane babeshejweho no kureba uburangare bw'abandi, akaba ari bwo baprofita. Ariko reka nshimira Imana yuko hari abantu bari mu mijyi babereyeho kugira ngo bafashe abandi, babereyeho kugira ngo bakoreshe imbaraga zabo. Hari abantu b'Imana mu mijyi, harimo abaturage beza, harimo abanyarwanda beza, ariko nagira ngo babwire byanga byakunda icyaha kirimo kiragenda kiganza mu mijyi nk'uko uyu mujyi wa Yeriko wari umeze. Rero ikintu kigaragara, isi y'uyu munsi wa none yuzuye uburwayi, imibabaro no gukiranirwa. Hafi na kure hari abantu bari mu bukene no guhagarika umutima, baremerewe cyane no kumva bafite umutima ubashinja icyaha, kandi bari kurimbuka kubwo kutabona icyabakiza. Mbega uburyo abantu benshi, iki cyigisho cyerekana ko abantu benshi bari mu buzima bw'akaga, bw'uburwayi, bw'imibabaro, bwo gukiranirwa, bw'ubukene, bwo guhagarika umutima, ubuzima bwo gupfundikanya. Abenshi baba mu mujyi. Imana ifite icyo yifuza kugukorera. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo hano bakomeje bandika ngo ubutumwa bwiza bw'ukuri buri imbere yabo, nyamara ntibabura gupfa babitewe n'uko urugero rw'abagombye kubabera impumuro y'ubugingo izana ubugingo ahubwo ari impumuro y'urupfu. Ikindi kibazo gikomeye mu mijyi ni uko abitwa abana b'Imana, abitwa ko basenga, babandi bagombaga kubera abantu bari mu mijyi, bagombaga kubera bari mu mijyi impumuro y'ubugingo izana ubugingo, ahubwo usanga bababereye impumuro y'urupfu. Ni bande babesikoro, ni bande babagome, ni bande banyereza imisoro ya leta, ni bande bashinja abantu ibinyoma, ni bande bamereye abantu nabi, ni bande badaha amahoro abaturanyi. Usanga ari abantu babeshya ngo barasenga kandi badasenga. Bivuze ngo mu mijyi n'abakagombye gukizwa n'imico myiza y'abihannye bapfa nabi kubera ko babura bo bareberaho. Nshuti zanjye, ese umujyi ufite ikibazo? Yego rwose. Ubugingo bwabo bunywa ibisharira bitewe n'uko amasoko arimo uburozi, mu gihe yagombye kuba isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Mu magambo make, uyu munsi wa none abantu benshi bafite ikibazo. Mu mijyi harimo amasoko y'uburozi, mu gihe abantu benshi bajya mu mujyi bagiye gushakayo igisubizo. Igihe kirageze ngo wibaze, ese uyu munsi wa none ko mba mu mujyi nk'isoko y'umugisha cyangwa ndi isoko y'uburozi?
ndi isoko y'ibiyobyabwenge. Ukwiye kubyibaza, ese ndi isoko y'ituze, ndi isoko y'amahoro, ndi isoko yo gusabana kw'abantu, ndi isoko y'umunezero, ndi isoko y'inama no kugira urubyiruko inama? Ariko uyu munsi wa none abantu benshi batuye mu mijyi ari isoko y'uburozi. Iki cyigisho kirakomeye cyane. Reka mbibutse yuko uyu munsi wa none imijyi abantu benshi bayirwaniramo, ariko umujyi ukeneye imbaraga. Kuva mu gitabo cyo Kuva igice cya 30 umurongo wa 34 haranditse ngo, kandi Uwiteka abwira Mose ati, uzende imibavu na Tafu na Shehereti na Herubana, iyo mibavu uyivange n'icyome cyiza bihwanye kuremera, ubivangire kuba umubavu winjijwe n'ubuhanga, ushyirwemo umunyu, we kugira ikindi kivangwamo ube uwera. Uwendeho uwusye uwunoze, nawo uwukureho uwushyire imbere ya bya bihamya mu ihema ry'ibonaniro, aho nzajya mbonanira nawe uzababera uwera cyane. Uyu ni umubavu Imana yari yavuze ngo bajye bafata uwo mubavu bawuvange n'umunyu. Mu magambo make, reka mbibutse yuko umubavu ushushanya amasengesho y'abera, amasengesho Kristo asabira abera. Imbaraga z'Imana ziyongera amasengesho y'abana b'Imana kugira ngo bumvirwe. Noneho ikindi, umunyu ushushanya abantu b'Imana. Rero icyo nashaka kubabwira ngiki, ibi byagombaga guhora byibukwa imbere y'Imana. Ikindi kandi, Abalewi 2:13, ituro ry'ifu ryose ujye urishyiramo umunyu. Ntukemere ko ituro ry'ifu utura ribura umunyu, ari wo kimenyetso cy'isezerano ry'Imana yawe. Amaturo yawe yose n'ibitambo byawe byose ujye ubitambana n'umunyu. Ibitambo n'amaturo bagombaga kubizanana n'umunyu. Umunyu washushanyaga abantu b'Imana babereyeho kurinda abandi. Mu magambo make rero nshuti zanjye, ijambo ry'Imana yakwereka yuko inama y'agakiza yahaye agaciro cyane umunyu, wari ufite ubusobanuro budasanzwe. Abacamanza igice cya 9:45, Bibiliya iravuga ngo iki, maze Abimeleki yiriza uwo munsi arwanya umusozi, yica bene wo, arawuhindura, maze asenya umudugudu, awunyanyagizamo umunyu. Uyu muntu yasenye umudugudu w'abanyabyaha, amaze kuwusenya uwo mujyi awunyanyagizamo umunyu. Byari bifite icyo bisobanura. Matayo 5:13 byatumye Yesu abizamukiraho, arangije abwira abigishwa be bamurebaga, arababwira ati, muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Mu magambo make, iyo umunyu wataga agaciro, barawufataga bakawusuka mu mihanda yabo, kuko habaga ivumbi nta kaburimbo bagiraga mu gihe cya Yesu. Noneho bigatuma rya vumbi ridatumuka. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Umuntu witwaga ko ari umuntu w'Imana, iyo ashizemo uburyohe, iyo atagikomeje kuba umunyu, arangije arasuzugurwa, nta kundi arakandagirwa. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none ushobora gusanga amadini nta gaciro agifite, abayobozi b'amadini nta gaciro bagifite, usanga ibintu byose byarabaye akavuyo, kubera yuko banze kuba umunyu kandi aricyo Kristo yabashakagamo. Muri umucyo w'isi, umudugudu ubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Yesu yasabye abigishwa be kuba umunyu. Muri no minsi biratangaje, mu mijyi hatuye abantu batatu. Abantu ba mbere ni abameze nk'umunyu, barinda abandi kwangirika. Muri Egiputa kera nibo abantu batangiye gukora imiti mu buvuzi. Imiti yose bayishyiragamo umunyu kugira ngo irambe, idapfa vuba. Noneho mu gihe mu burasirazuba bwo hagati, umunyu barawufataga bakawusiga amafi kugira ngo atabora, kugira ngo azamare igihe kirekire kandi agifite ubuzima bwayo. Umunyu rero Imana yemeye yuko tuba umunyu mu isi kugira ngo turinde isi kwangirika. Ariko abantu benshi uyu munsi wa none, bamwe bamaze kuba isukari y'isi. Hari abantu baryohera abapagani, ku buryo umupagani yicara akavuga ati, gukundana n'akanaka biraryoshye pe, kanaka icyo mukundira turasangira, yaba inzoga yaba akabenzi ntambangamira, iyo nshatse tujya mu kabyiniro tukarara tubyina, aho nshatse hose turajyana. Ariko nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo iki ni ikibazo gikomeye cyane kirimo kugaragara imbere yacu.
none inshuti zanjye nagira ngo nkubaze, aho wowe ntabwo waba uri isukari uryohera abapagani? Ese uri aho uri urinda abantu kwiba, urinda abantu kwica, urinda abantu kubangamira umutekano w'abandi? Ahantu uri uba imbarutso y'amahoro, uri inyangamugayo? Niba atari ibyo, ukaba wifatanya n'ababi, ukaba wifatanya n'abantu bazambye umutekano, ukaba wifatanya n'abantu bacurika inyigisho z'ukuri, ufite ikibazo. Abandi bakurikiye ni abantu bagereranywa n'urusenda, ni abantu barurira abandi. Ahantu hari abantu bagubwa nabi, umwegereye wese araribwa, byanga byakunda. Hari abantu babaye abarakare bahinduka urusenda. Hari ahantu umuntu aho ageze amagambo mabi ahita avuka. Hari umuntu ugera muri kampani imyuka mibi ikaba iratangiye, abantu bakaza bahora bashwana, wahagera ukabona uwo muntu yabaye urusenda. Nshuti zanjye, Imana yifuza yuko umujyi kugira ngo ube mwiza, kugira ngo aya mazu meza twubatse muri uyu mujyi wacu tuyabemo tunezerewe, kugira ngo iki gihugu cyiza kirimo kubakwa abayobozi b'igihugu bagashyiramo imbaraga, kugira ngo abana b'urubyiruko bazakibemo neza, nuko bakwiye kuba umunyu. Ariko ndagira mbabwire inshuti zanjye, yaba mu miryango yacu, yaba mu buzima busanzwe, abantu benshi barimo barashaka kuba isukari ku bintu bibi, abandi nabo barimo barashaka kuba urusenda, kandi Imana ikeneye umunyu mu mujyi. Igitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi imperuka, paje 41 n'akagingo ka 338, baranditse ngo nta muryango n'umwe ku ijana uzagubwa neza mu by'umubiri no mu by'ubwenge no mu by'umwuka kubwo gutura mu mujyi. Nta muryango n'umwe ku ijana uzagubwa neza mu by'umubiri, mu by'ubwenge no mu by'umwuka kubwo gutura mu mujyi. Kwizera, ibyiringiro, urukundo, umunezero bishobora kugerwaho mu buryo bworoheje iyo uri ahitaruye, ukikijwe n'imirima n'imisozi n'ibiti. Nibwo kwizera, ibyiringiro, urukundo, umunezero bishobora kugerwaho mu buryo bwuzuye. Rero nshuti zanjye, nimwigize abana banyu kure aho batabona ndetse ngo bumve n'urusaku rw'umujyi, urusaku rwa za gari ya moshi, imodoka za rukururana, maze intekerezo zabo zizarushaho kuba nzima. Muzibonera ko birushijeho kuborohera kumenyereza imitima y'abo bana ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aya magambo yanditswe mu 1905, ariko aya magambo aratangaje cyane. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iki ni igihe cyo gukunda Imana cyane, iki ni igihe cyo kuganira nayo. Hakenewe umunyu. Imana ikeneye abakristo batajenjetse muri kampani zitandukanye. Imana ikeneye ko abantu bayihagarariye, abantu bayitirirwa, ba bantu bitwa ngo babyawe ubwa kabiri, ba bantu bitwa ko bamenye Imana. Imana ikeneye yuko mu gisirikare baba abasirikare beza, batanga umutekano kandi bashyigikira abaturage mu buzima bwiza. Imana ikeneye abantu bagomba kugenda bagakora mu nzego z'ubuvuzi, ari abantu bitaye ku kiremwa muntu. Imana ikeneye urubyiruko rufite ahazaza heza. Imana ikeneye yuko abantu menye bari mu mujyi bahinduka isoko ituma n'abandi bafite ibibazo, ibyo bibazo bikemuka. Mwuka Wera abane natwe, aturinde kugira ngo ikintu icyo ari cyo cyose cyadutandukanya n'Imana kigizweyo. Ese waba waragize amahirwe yo kubona umunyu? Waba waragize amahirwe ukakira Kristo akakugira ku isoko y'umutima kugira ngo agushakire igisubizo? Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo uyu mujyi turimo dukwiye kuwubamo, ariko dutekereza cyane uko bukeye n'uko bwije, uko tugiye gukora, uko dutashye, yaba uko dukundana, yaba uko dukora, abo tugendana nabo, iminsi mikuru dukora, ubusirimu, twagira amafaranga menshi tutayagira. Uyu mujyi ukwiye gutuma tuwubamo dusenga, ariko nanone uyu mujyi ntukwiye kuzatwibagiriza umujyi wo muri Yerusalemu yo mu ijuru. Imana iguha umugisha kugira ngo ibyo Elisa yakoze wemerere Yesu abikorere mu buzima bwawe, kuko nawe ufite ikibazo. Mu izina rya Yesu, amen. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ukeneye umunyu mu mujyi, ariko uyu munsi wa none Satani arimo aratuma abantu benshi baryohera abanyabibi. Niyo mpamvu ibibi birushaho kwiyongera. Nuko ukoze icyaha akomerwa amashyi ndetse agashyirwa mu binyamakuru, abantu bakamushima nk'aho ari umuntu mwiza. Umuntu wataye icyerekezo, udafite amategeko y'ubunyangamugayo, usanga abantu benshi bamushima. Ariko uyu munsi wa none turamanutse tuje ku birenge byawe ngo twigishe uko twitwara. Wowe wabaye mu mujyi wa Yerusalemu ukanawuririra, ukareba ubuzima bwari bugoranye abantu bari bafite, ariko ukabifuriza yuko barokoka ntibarokoke. N'uyu munsi wa none imperuka y'isi igiye kuza. Uduhumura amaso
kugira ngo natwe nitumara guhumuka duhumure bagenzi bacu. Uyu munsi wa none imijyi myinshi umwuka wawe arimo aragenda yivamo. Ndakwinginze cyane kugira ngo mu gihe abana bawe bagihari bavuge ubutumwa muri ino mijyi, kandi umuntu wese ushaka gutandukana n'ikibi asaba Imana kugira ngo imutandukanye n'ikibi n'igisa nacyo. Dusabiye abantu batamenye ubutumwa mu mujyi kugira ngo babumenye, ariko natwe ababumenye uduhe kumvira imiburo yawe. Tubisabye mu izina rya Yesu.